koko Divine yarakwanze? oya habaye iki? numva nyine ari ukutumvikana nyine guke ntabwo ari kwinshi ko ntabwo wakwinshi ko ibihe byiza twagiranye byiza nibyo byinshi kuruta ibibi. none se mwiteguraga kubana koko? cyane nk'umugore n'umugabo cyane. mama wa Divine yari akuzi nk'umukwe w'ahazaza? ejo yarampamagaye mbikwereka n'ejo yarampamagaye mama wa Divine arankunda. none se mwatandukanyijwe n'iki? hakoraga ibiraka muri kumwe no muri campaign twahuye kenshi. wowe wabaga uri kumwe na Divine hanyuma mugenzi wawe Benda ari kumwe na Shakira K. igihe kiragera twumva ngo Divine mwatandukanye. urumva ni ibintu byabaye hagati yacu ko Divine twakoranaga video kagira 20 masaha 2. none ubu simbizi views agira nanjye sinzongera nyine ngiye mva gupostinga maguruka cyane none se byanyabyo koko gutandukana na Divine byaguteye depression? oya wapi nyine abantu benshi bavuga ngo Divine ne depression cyangwa reka ko wapi. none se gutandukana yari cyo gihe tu cyari cyo gihe kandi numva ari ibintu bibabaje cyane. of course ndashaka kutambubaza kuri social media ko mbona uba ufite imbaraga nyinshi atayemo ikirinete cyane. yes sir. reka nyine dusurize kuri iki kintu ngiye niyakiriye abahanzi baturirimbira sibyo? gutandukana nyine wagize agahinda gakabije. Divine ndamwubaha kandi ndaramukunda cyane ko nyine ninjye wamwivumburiye. njya mwivumburiye ari umukobwa useriva nyine ari aho ngaho yaraserivaga mu kabari ariko mbona azi kubyina navuga this girl andi ukuntu navuga ati ngo Jojo ni mwiza arusha Divine ubwiza yaramuhenze ariko egera imbere ubivugiye neza bakumva. ariko abantu baravuga ngo Divine ko ni mubi ngo Jojo yaramuhenze ngo Jojo ni mwiza cyane. nta muhungu mwiza ubaho bro. abakobwa nibo beza Divine ni mwiza cyane. mwiza cyane she is a good guy kandi umukozi cyane kandi imbere neza cyane kandi namwifuriza byiza cyane. respect ya cyane. muheruka kuvugana ryari? akusha kiti ukunda kuneka wowe nase Divine ngiye mperuka kuvugana nawe kera hashize nk'ibyumweru nka 3 cyangwa ukwezi. kandi koko Divine agomba gukora na interview nimwe murakorana wapi gusa nyine ndamuzi ariko uramuzi nawe arakuzi of course twavuganaga ariko ibindi. Divine ntabwo dore ko kuvugana yaraborotse man. really? muhamagare ture urambeshye. yaraborotse man ntabwo we muhamagare. urumva binteye ubwoba. yaraborotse man kandi none se kumwubatse ibintu byiza. ariko uko bigenda wowe na Benda na Shakira byagenze gute? barasubiranye barongera baratandukana. man uko bigenda izi ball zacu nyine tu Paul sana ndabona byaraguhungabanyije kabisa. oya meze neza. meze neza ntabwo navuze ko umeze nabi ndavuze ntibyaraguhungabanyije. njye ntabwo rega njye nzi ko bire ball byanyuma muri serious numvaga nyine ari content. really? Nyaravuga ari content za YouTube n'iki na TikTok mukanakora n'amajob mukabona akazi mukakora ibiraka. hari n'ahantu nigeze kuba hostinga mu bukwe. hari ubukwe bw'umudiaspora. ndabizi wigeze kuba oya ni romantique. ku Gisozi. icyo mwari mufite n'ukuntu mwari mwambaye ni black and white ndabyibuka. kambara amakoti. abakobwa bambaye tuboro tujipo tumeze ukuntu twiza n'ishati n'agakaravate ka black nyine ni style yagezwe icyo gihe niba ukuntu ya style yitwa. mwakoraga ibintu byiza muri bane. kiragira muratandukana. Paul sana kabisa.